Iyi famiye y'umuntu witwa ngo ni Pastor Fanny n'umuntu witwa ngo Pastor Gaby, bavuze Mutesi igihe kinini gishoboka, Mutesi agaceceka, urumva abashiriramo reka mvuge gutyo. Baramuvuga, umugore agakora episode yiwe, umugabo agakora episode yiwe, bakamuvuga ngo uriya niwe urongora abagabo, donc akitunga, mbese bamuvuga ibintu byinshi, baramutuka ngo ni umugore w'ikigoryi, ari uriya mupasiteri witwa Fanny ngo ntakamuvugire umugabo, ngo we ngo nta rugo ngo agira, ngo ni ikigoryi, yaba na Pastor Claude. Bavuga ibintu byinshi cyane bakunze kumwitsaho bombi, umugabo cyangwa se umugore, buri wese akamufataho ijambo ku buryo uko babishakaga buri wese yamukoraga episode. Buriya Mutesi ni umuntu ujya umara igihe kinini muri za social media, akavuga umwaka umwe ugataha ibiri ugataha itatu, ni umuntu utajya uva ku mihanda ya Kigali. Mbese abantu bamuzi uko bazi ba Mignone na ba Julienne na ba Gitwaza, ntabwo nzi impamvu ahorana udushya, ariko ndakubwiza ukuri uyu mubyeyi yariyakiriye ku kintu cyitwa uruvugo. Niba ubwe yavuze ngo yagerageje gusaba iyi famiye yuko baganira ikibazo baba bafitanye gituma bamwitsaho, ku buryo umugore akora episode umugabo agakora episode ye, ntabwo nari nzi yuko uyu ngo ni Pastor Gaby n'uyu ngo ni Pastor Fanny ari couple, ntabwo nari nzi ko ari umugore n'umugabo. Ni Mutesi mperutse kubona ari kubivuga. Rero uko buri wese yabyukaga, uko buri wese yashakaga, yamukoragaho ikiganiro. Rero nibwo Mutesi yavuga ngo ukuntu ngo bagiye ngo ahantu mu birori, cyangwa se niba ari ugufata irembo, ngo uyu mugabi ngo agira ate, ngo aza afite imyanda ku mu nzara. Abantu ntibabisobanukirwa, ariko abaje kubisobanukirwa nyuma bavuze ati rero wa mugore we Mutesi wambitse ururimi, wambitse umubiri ariko ururimi ntabwo warwambitse. Tutari twavuga iyo myanda iyo ari yo. Mutesi yongera kuvuga ati ushaka yuko uyu mugabo hari ikindi twavugana, azaza aho ncururiza amabaze, nzamwambika imyambaro y'imbere, urumva harimo uturega, harimo utwambaro tw'imbere tw'udusilipe, ngo amwambike n'ibaze, ngo narangiza ngo amwambike na padi, ngo ubundi ngo abe aribwo bavugana. Urumva Mutesi ikintu kiriho cyo araceceka agashiriramo, agapfiramo imbere, agaceceka agapfiramo, ariko yavuga, asigaye avuga ibintu birenze n'ibyo abantu batekerezaga, kuko iyi famiye yamuvuze igihe kirekire pe, yaramugaraguye imugaraguza agati, ariko nta muntu wari uzi ko Mutesi yatinyuka kuvuga ibi bintu, kuko ibintu yavuze biraremereye. Bishobora no kuba bigize icyaha bimwe muri byo, bishobora no kuba bigize icyaha, ariko niba abantu yarababwiye ngo nibicaye baganire, akabinginga ngo bicare baganire, bakabyanga, ntawamenya niba ari ukuri. Ikiganiro ni Mutesi, umugabo arakora iki, umugore agakora iki. Ushobora kwibaza ikintu bapfa, umuntu wese akabitinda, ariko kubera kumuvuga cyane yageze aho ngaho igikuke, reka mvuge gutyo, cyangwa se bamumara ubwoba, asigaye atinyuka kubavugaho ibintu umuntu wese atashobora kwibwira ko Mutesi yavuga. Donc bamumaze ubwoba, uri kumva, kuko ibi bintu Mutesi kuva yabivuze nta muntu watekerezaga yuko Mutesi yatinyuka kuvuga ibi bintu. Abantu bose byabatunguye, ariko asigaye abivuga ashize amanga, ubona nta kintu bimubwiye, akabivuga yisekera rwose yisanzuye, nta kintu ubona nyine bisobanuye kuri we. Donc ibintu yahishe igihe kirekire, ibintu atigeze avuga kandi tutari tuzi ko adashobora no kuvuga, yabivuze abantu baratanga ibibazo, kuvuga ngo uriya mugabo bazamwambike padi, bamwambike akarega, bamwambike umwambaro w'imbere, bamwambike utuntu twose n'udusilipe, ngo bamwambike n'ibaze, ngo babone ngo kuvugana. Sinzi niba bumva ko ibyo bintu biremereye, ngo bafate uyu mupasiteri Gaby ngo babimwambike, ngo ubundi babone kugira gute, ngo kuvugana nawe, kuko yavuze ko yabinginze igihe kirekire, bagira bate baranga. Ni umuntu w'umugabo uri mariye,
bakunda kwitsa ku muryango we, bakazana Murindwa muri ibi bintu bya Mutesi, kandi Murindwa nta muntu uramubona hehe kuri za social medias, ariko bakunda kumuvuga pe. Iyi couple barayivuga kenshi cyane aba bantu, ariko Mutesi yifashe amena umuceri avuga ati ngarutse ku cyo ngo bapfuye ubundi nyirizina. Ikintu bapfuye cyateye abantu ubwoba bakumirwa, bakavuga ati Mutesi wowe wambitse umubiri, ntabwo wigeze wambika ururimi, nta mupasiteri wagombaga kuvuga ibi bintu, wagombaga kureka bagakomeza bakuvugaho, ukabihora bagakomeza bakakuvugaho, wowe ukaberera imbuto k'ibi bintu, ntabwo wagakwiye kubivuga. Abantu bose byabateye ubwoba, bari kumva atari Mutesi wakabaye abivuga, ariko nyine hari igihe ibintu ugeraho bikakurambira, gusa ntabwo twabimushimira kuko nyine ibintu nk'ibyo kubivuga ku muntu mukuru w'umugabo, uriya se ni uruhinja rutazi kwitunganya neza. Ati ubwo rero yagiye ahantu, ati ubwo twari turi aho ngaho, ati nibwo yagiye mu bwiherero aza atitunganyije neza, azana umwanda hehe mu nzara. Naho uwo bari gukorana ikiganiro, niba ari umunyamakuru niba ari umuyutuba, ati ubwo uvuze amazirantoki, ati ibyo ntabyo mvuze ni wowe bivuze, ariko abumva bumvishe, ati ibyo ntabyo mvuze ni wowe bivuze, njye mvuze umwanda mu nzara. Ati ubwo uwo bari bicaranye aravuga ati ahantu hari ikibazo, hari kuza isazi, ati ibintu byakomeye, ati baramusohora, ati kuva uwo munsi aravuga ati tuzahangana mpaka. Mwa bantu mwe komanteri ziragira ziti ibi bintu ntabwo byumvikana, ntabwo ibintu bakabaye bivuga, abantu bose bamugaye, wari kubareka bakazajya birirwa bagukiniraho bakugaragaza agati, ariko ntabwo ku myaka yawe ntabwo bakwiye kuvuga ngo umugabo yaje atisukuye neza, arangije azana imyanda hehe mu nzara. Abandi bati uramuhamije, uramuzengereza, dore aho yahereye. Ubu dutegereje uko uyu mugore noneho witwa ngo ni Pastor Fanny n'umugabo we bari buze kuza basubiza Mutesi, kuko iyi ni inkundura ishobora no kugeza abantu hehe mu mategeko. Gusa icyabaye cyo abantu nabo ntabwo bamworoheye, ariko Mutesi ntabwo twamwishimira, niwe wabyivugiye abyikoreye mu kanwa ke, ariko ntabwo twanezezwa n'ibintu yavuze, ariko nubwo tutanezezwa n'ibintu yavuze, n'aba bantu ntibamworoheye, ntibamuhaye amahoro, ntibamuhaye agahenge ngo yabasabye n'uko baganira akabasaba imbabazi baranga. Ariko byarangiye Mutesi Aime Prudentienne agize ati umuceri arawumena yisekera, yabifashe nk'aho nta cyabaye, yabifashe nk'aho nta kintu kiri aho ngaho rwose, yabivugaga nk'aho ari ibintu bisanzwe, ariko ntabwo bisanzwe. Uwo mupasiteri ngo ni Gaby ni umuntu mukuru w'umugabo, kuvuga ko atazi kwitunganya ni ikintu giteye ubwoba, giteye agahinda. Noneho ngo ni umupasiteri, ubona ukuntu bajya baza bagatotora Mutesi, arangira avuga ati icyo wakoze nta n'ikintu bitwaye, nanjye byambaho, n'undi wese byamubaho, ati ibyo ntabwo twabitindaho. Ariko asigaye Mutesi ubundi asigaye akubita ahababaza, asigaye aza akagutotora mu ijambo rimwe, akavuga ikintu ubona ko amaze nk'igihe amaranye nk'imyaka nk'itanu yarakwiteguye, yarakwizeho. Nibwo buryo ki bwo kuvuga kuri uriya mugabo ngo ni Pastor Gaby. Umugore we noneho ibintu ari buze gukora biraba biteye ubwoba, ariko bari baramuzengereje, bari bamaze igihe bamukoranaho episode, bamusimburanwaho, nawe rero arategura araza agira ate amena umuceri, ariko nta muntu wabishimye, kandi nanjye ntabwo nabishima, yari kwicecekera nubwo nabo bari baramuzengereje. Mutesi nyagasana agusange kuko warahindutse, uri kuvuga n'ibintu tutagukeneye.